cyane murakoze. Yesu nashimwe cyane. Ndabakiriye muri uyu mwanya kubw'ijambo ry'Imana, kandi nk'uko umuyobozi rwose yavuze, turakubita tubangura kugira ngo byose bigende neza, kandi koko turubuze no kwegera ameza y'umwami. Ni inganzo twese duturukamo, ni intsinzi yabonekeye Golgotha, imibyimba ye niyadukirisha. Itegeko yaravuze ati mujye mugira mutya kugira ngo munyibuke. Rero turubuze kwibuka umwami wacu, kandi twibuka yuko ari byo bise byatumye tuvuka. Ndagira ngo rero amagambo y'Imana tugiye gusoma afite insanganyamatsiko igira iti icyahishwe muri wowe kigiye guhishurwa. Haleluya, haleluya. Hindukira urebe mugenzi wawe mwicaranye, umurebe gusa. Kubwira kandi kantu, mumbarize ngo you know me, mubwe ngo uranzi. Nashaka bari n'umugore wawe, nashaka n'umugabo wawe, mubaze utubundi uranzi, kubona ngenda uranzi. Yesu ashimwe cyane. N'aba bantu twishakiye twahuye dukuze ba, mvuge ngo twahuye dukuze. Yesu ashimwe cyane. N'umubyeyi wakubyaye yarakubyaye ujye hari yakwita n'izina, ndetse ashobora kwita izina bitewe na situation yakubyariyemo. Nk'ungewe banyita Rugamba. Hey, nabaje wa musaza nawe kuki wanyise Rugamba? Ntambara. Icyo gihe se Irani na Iraq byararwanaga. Ambwira impamvu z'iryo zina. Umuntu ashobora kwita izina bitewe n'igihe akubyariyemo cyangwa situation yakubyariyemo nyine nkuko narimo mbivuga. Ariko igitumye uvuka kiba kizwi n'Imana, kandi icyo uzakora kiba kibitse muri wowe ukivuka. Niko yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Bwira mugenzi wawe ngo muri nge rero, uti muri nge harimo ikintu kigiye guhishurwa. Mumbwire ngo uzaze urebe, kuko kubaho cyabaye. Haleluya, tera haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu umunsi hari ubuhanuzi buremereye. Nushaka ubu bifite imyaka 90. Ninde wabyaye ku myaka 90? Yabyaye wenyine se? Ni Sara nande? Haleluya. Umugabo rero arabwiye ko abamukomokaho bazangana n'umusenyi wo ku nyanja n'inyenyeri zo kwijuru. Imyaka ikagenda ikarenga 80 ikajya muri 90. Ariko icyo Imana yavuze iragiherekeje kandi irakirinze. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome ijambo ry'Imana. Ninde tugiye gufatikanya? Reverend afite amarore noneho mumpereye dusome ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka ibice 8:17 na Daniel 2:22. Haleluya. Luka ibice 8:17. Niturangiza turasoma Daniel ibice 2:22. Kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara. Kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara, cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Mu mucyo. Amen. Daniel 2:22. Daniel 2:22. Daniel 2:22. Ndagushimiye ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi. Daniel, igitabo cy'umuhanuzi Daniel ibice 2. Yes. 20. Kandi ihishura 22. Kandi ihishura ibihishwe by'ahategerwa,
kandi ihishura ibihishwe by'ahategerwa. izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Amen. Amen. Haleluya. Muvuge ngo iyo niyo. Reka turangirize iri jambo, tangira ibice 5. Ibice 50, umurongo 20. Umurongo wa 20. Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashaka kuzabizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Amen. Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Imana ihimbazwe cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nta gihishwe kitazahishurwa, kandi n'icyakorewe ahantu hataboneka gishyirwa ahagaragara, kandi bikozwe n'Uwiteka Imana. Muri Daniel turasoma haravuze ngo niwe uhishura ibyimbitse, ibintu biri ahantu kure cyane bihishwe, ibintu biri mu mwijima akabishyira ahagaragara bikaboneka, kandi umucyo ubana nayo. Amen. Haleluya. Aya magambo rero avuzwe n'Imana ifite ubushobozi bwo gukora ibyo. Ndagira ngo umenyeshe ko muri iki gitondo ijwi ry'Uwiteka rirarangurura rivuga ngo muri wowe harimo icyo Imana yahishemo kitazwi n'abantu, ariko Imana igiye gushyira ku mugaragaro. Narivuze ngo Imana igiye kugishyira ku mugaragaro. Haleluya. Haleluya. Kandi igihe cyacyo cyageze. Igihe cy'Imana kubikora cyageze. N'igihe cyabyo kugira ngo bisohore cyageze. Ongera nk'icyo mbwire mugenzi wawe. Uhindukira ko mubwire. Reka turimo turaganira. Yesu ashimwe cyane. Kandi turaganira ijambo ry'Imana. Mumbwirire ngo burya sinari nkuzi. Ugiye gutungurana, kuko hari iby'Imana ahishe muri wowe. Haleluya. Reka twivugire ibintu nka 4 Imana ishobora kuba yashyize muri wowe abantu batazi. Turi hano nk'abana b'Imana, nk'ubwoko bw'Imana, nk'abantu b'Imana, kandi bahamagawe kugira ngo tuyikorere mu buryo bunanyuranye. Muri wowe hashobora kuba harimo impano tutazi, tutigeze dutekereza kumenya cyangwa kukwibazaho, igiye guseruka. Ngira mugenzi ngo Imana iguhe impano yawe igaragara, abantu bayimenye, batagira ngo uri wa wundi uri aho gusa. Imana yaraguhamagaye kugira ngo uyikorere. Mu bintu Imana yahishe muri wowe harimo impano igiye kuboneka ku buzima bwawe. Tera haleluya. Hari izo bashobora kuba barabonye, ariko hari ikindi cyahishwe kigiye guhishurwa. Shobora kuba ari impano. Kwifurije kugira impano y'Imana ikugaragaza kandi kunyuranya n'abandi. Komera Imana amashi. Hari ikindi kintu gishobora kuba kiri muri wowe cyitwa umuhamagaro. Muvuge ngo umuhamagaro. Reka mbabwire, je narababwiye ngo narakijijwe, mara imyaka 4 nkijijwe, oya 2 nkijijwe. Noneho ninjira no muri korali, ntangira kuririmba. Haleluya. Kumva kuririmba nibyo bimpaye kumva ko nakoreye Imana, kumva ko nanjye hari icyo maze mu nzu y'Imana. Ariko baracyo tugira amasengesho ya korali, turaririmba,
turamya Imana, abantu batangiye kujya mu ndimi, batangiye kuvuga indimi nshya. Numva ndanye ndi umuririmbyi kandi ndasenga nanjye, ariko batangiye kuvuga indimi nshya numva nanjye nazivuga. Kandi ntangiye kumva nazivuga kandi ntarazihabwa. Satani aranyegera, ariko Satani arwanya umuhamagaro. Bwira mugenzi ngo Satani yarakurwanije ariko ntazagushobora. Numva narwana impundura nayo nkumva navuga mu ndimi. Numva Satani nanyongoreye ngo navuga ngo vuga ngadoniyo. Ngo bagire ngo nawe uvuze indimi. Ndataye nta adoniyo. Ubundi byari bije bite kweri. Ariko muri nge nubwo narwanaga nshaka kuvuga indimi, muri nge hari habitsemo ububishopu sha. Haleluya. Ntangira kwitiza ibyo ntahawe, ntangira kwirwanirira, nkumva hari icyo nako. Reka nkubwire, umuhamagaro uri muri wowe Satani nubwo yawurwanya, nubwo wakwirwanirira, igihe kitaragera ntibizemera. Ariko Imana yambwiye ngo icyo yahishe muri wo kijyanye n'umuhamagaro kigiye kugaragara rero. Ongera uvuge ngo amina cyane. Nari nicaranye n'umugabo witwa Daniel sinzamwibagirwa. Yankubise urushyi mu mutwe. Ngo ceceka Satani. Naracecetse nceceka imyaka 7. Nongeye guhabwa umwuka wera nyawo original nyuma y'imyaka 7. Kandi mvuze mu ndimi mu rurimi rushya original nibwo Imana yanyeretse. Inyereka iby'ingambiriyeho. Iryo ubwanjye hari ibyo mubona, hari n'ibitaraboneka. Ibyo bitaraboneka rero bihishwe muri nge nabyo bigiye kuboneka. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ongera umbwire mugenzi uti ntusuzugure rero. Tabona nicaye, tabona nirabura, ngiye guhabwa ubwiza umucyo ugiye kurasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Muhamagaro wawe ugiye kuboneka. Hari ikindi kintu gishobora kuba gihishwe muri wowe kitaraboneka ariko kigiye kuboneka. Ikintu bita umugisha. Muvuge ngo umugisha. Amahirwe. Haleluya. Hari umugisha ubitse muri wowe. Hari amahirwe ataraboneka. Ntibakabona ugenda n'amaguru 1 2. Ejo mu gitondo bazagaruke bazasanga ugenda kurusha drone. Umva drone ngo niyigenda yihuta kandi itaboneka, ibonwa n'ibyuma byashinzwe kwivumbura no kwibona. Na za drone ntitwari tuzizi, tuzimenye muri no minsi tugezemo. Bwira mugenzi ngo ibihe tugezemo izajya uduha imbaraga zijyanye n'ibihe tugezemo. Hari umugisha ufite. Haleluya. Ihumurire tuza ikikurema. Yarizi ko mu gihe kije nacyo ndimo mpanura mpagaza hera. Hari ibintu ugiye kubona utigeze ubona. Hari ibintu ugiye guhabwa utigeze ubonekwaho. Ariko mwaretse nkanura nkuko nahawe. Acira umugisha ugaragara abantu bawubone. Sobanuka abantu. Sobanuka abantu bave mu rungabangabo. Be kukwita amazina. N'umubyeyi yakwibeshya akakwita izina runaka. Ariko iko bakwise siko bizaba. Ntago uri magorwa. Oya, muvuge ngo ndibyishimo. Nitwa Munezero. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Muri wowe harimo ikintu gihishwe kigiye guhishurwa. N'umugisha nawe urimo. Indukira umbwire mugenzi utakira umugisha Uwiteka Imana iguhaye. Amahirwe. Umugisha burya uravukanwa, umugisha burya ntubyiganirwa. Uwimana yahaye arawuvukana akazarinda usazana. Yo bwacyuba bishopu wabaye uti. Haleluya. Ndabyibuka umunsi umwe nagiye kubatizwa kuri Mpanga ahantu ku mazi. Ntaha saa 9 maze iminsi 2 twabariye n'igaburo ryera. Sanga umusaza yicaye wa mudiyakoni wa. Aramaze ngo urugango uvuye nimvuye kubatizwa. Ngo bakwisende. Yumva bampaye irindi zina. Ntoya nimvuye kubatizwa, umubatizo wo mazi menshi wo guhamba ibyangazo kandi cyane mu gishya. Arandeba, arabyuka ajya kuryama, arahaguruka ajya kuryama saa 9. Muzamubaze yaryamye saa 9 aratanariye kubera ko ngo mpfuye mpagaze.
none ndi bishop ni umudiyakoni. Haleluya. Ibi bintu birakora cyangwa ntago bikora? Bwira mugendo ngo gumamo birakora. Amashi menshi ku Mana yacu. Muri wowe harimo ikintu, muri wowe harimo ibyo abantu batabona, muri ngewe hari ibindi bitarasohoka, hari ibitaragaragara mutarabona. Mwuka w'Imana baravuga ngo igihe cyabyo kirageze rero. Hari undi mugisha abantu batakuziho bagiye kubona. Hari ahandi Imana igiye kuguhagarika utigeze nawe utekereza, ariko Imana yatekereje. Haleluya. Imana yacu ni Imana y'ibihishwe. Ibyahishuwe ni iby'abantu, nibyo bemera, nibyo babona, ariko ibihishwe ni iby'Imana. Imana ibitangaje bitaraboneka rero. Tangazo maalum kutoka mbinguni. Umwami agiye kugushyira ahagaragara bakumenye. Icyo nkundira Imana nta gitubenguka bitewe naho dukomoka. Imana ijya kukubenguka nta girebe igihagararo, nta girebe amashuri, ntirebe imiryango, itoranya nk'Imana. Kandi mu gihe gikwiriye, muvuge ngo mu gihe gikwiriye igasohoza ibyayo. Igihe gikwiriye cy'Imana cyageze rero. Kamvuga nk'icya kane kindi gihishwe muri wowe. Ibindi byose umwuka w'Imana agenda dudubiza, muragenda mwumva icyo umwuka w'Imana avugana namwe. Ni ikintu cyitwa ukuri k'ubuzima bwawe, cyangwa se ukuri kukurimo. Muvuge ngo ukuri k'ubuzima. Umuntu arimenya, umuntu arimenya pe. Hano bajya gusenga, Mana turebe tubwire tumeze dute. Uko umeze ntago ubizi. Ndakuzi nzi kuba bayigiye ngiye kugukiza, ngiye kukugirira neza. Yego Mana wambonye, yakubonye itarakurema. Yabwira ngo nakumenye ntarakurema, nakumenye ntarakurema, utarabaho nari nkuzi ngewe mu bitekerezo byanjye. Ijya kumurema yari yara imurose, ijya kumurema rugamba yabonaga ari bishop. Hari nikajya rivuga ndacyo kukuvuga utantera ibuye. Bwira ngo itarakurema yari ikuzi, yari yagutekereje. Kandi gushyiraho kuba icyo ugiye kuba cyo kigiye gutangaza abantu. Bagiye kukubonaho ibintu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twari muri vacances nayo babwiye turimo duhinga sha. Namuzeyi turahinga indege icaho petit porteur ndabyibuka. Yari petit porteur ntabwo yari Boeing. Petit porteur igenda hafi. Mbona umutwe w'umuntu. Ndabona muzi ko mbonye umuntu mu ndege. Ayiwe muze hate hinga wo kanyagawe. Uhinga nuri mu ndege bijyana bite? Nko kumbwira ngo iyo ndege urebye n'uyirimo wowe nawe ntaho muhuri. Nonese ntiyari umubyeyi wanjye, ntiyari yarambyaye se, yanyifurizaga ikibisi, ariko hari ibyo yatekereza kumva bidashoboka. Haleluya. Uzaze nkwereke pasiporo yanjye, kandi ntabwo nanyuze y'ubutaka. Muvuge ngo mu ndege. Haleluya. Ibyo umubyeyi wakubyaye atatekereje ko waba cyo, aho wagera niho Imana igiye kukugeza. Ariko wumva ari kwakira amasezerano nahaguruke tere haleluya twumve neza. Imana ishimwe. Kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko nta kizabibuza kuba bizabaho uko byasa kose. Ku manywa bizasohora, nijoro bizasohora, mu gicuku cya nijoro izitamurura. Amashyi menshi ku Mana yacu. Icyahishwe muri wowe kigiye guhishurwa. Yampaye. Waruzi ko Imana ishobora kukunyuza ahantu kugira ngo ikujyane mu masezerano. Nunagerayo uzabwira abantu iby'urugendo rwawe, abagisigaye inyuma ho mu nzira y'amajyambere bazamenye ko yagutabaye nayo ibasha kubatabara.
ikindi gikurikiyeho ntumbwire ngo ibyo wize nibyo bizakubeshaho, si nabyo uzasaziramo, wenda hari si nabyo byaguhesha umugisha. ushobora kuba ufite lisansi muri ekonomi ndetse ufite na dogitora, ariko ukayobora ishyirahamwe ry'ababaji. muvuge ngo birashoboka, kuko icyo Imana yavuze nicyo kizasohora. icyo uzi ushoboye ntabwo ari cyo kizakubeshaho. nuko uri umeze, situwasiyo urimo ntabwo ariyo uzagumamo, ahubwo uri mu nzira, uri muri transit, umurerekeza muri destination y'Imana. Imana ishimwe cyane. aho Imana yagennye niho werekeza. iby'Imana rero yibwira kukugirira ni byiza, nta kibi kirimo. hoza umutima wawe, hoza amajwi akubwira ngo ntibizemera. muri iki gitondo nk'uko Imana yambwiye ngo ubugendo bambwirire ngo nibatuze, ejo hazaza nahanjye sahawe. irangurira ngo kandi nibitegure kwinjira mu gihe cyabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Igitondo nazindutse nakira inkuru nziza, ariko ejo nimugoroba yarampamagaye arambwira ati mushumba rero dusengere, ati twageze kwa muganga tugiye kubyara. Simbabwira azaza kubyivugira, mugiye kubyara, tugiye kubyara. naho ubwo bari bamaze imyaka myinshi, gira nko bari 7 niba ari 8 14 wa wundi wani mugoroba nawe yakubwiye mbe leta yaba. Haleluya. noneho nagiyeyo ndabasurata kuzadusure mushumba njyayo, sanga bafite icyuma cy'amazi turapfuka turasenga muri iyo myaka nyine. Haleluya. maze ndangije umwuka w'Imana nzaho, ndabona imboko mbonye umwana w'umukobwa w'imisatsi igwa hano. nko mukobwa mvuga n'izina rye. ishima Imana yo mu ijuru iherekeza isezerano. imyaka iribirindura iragenda, none muvuge ngo none bagiye kubyara, babyara 2, abakobwa beza kandi 2. muvuge ngo amina cyane. papa we yambwiye ati wa mukobwa yaje ari double kandi izina rya rindi tayari urihabwa yabonetse. Haleluya, haleluya. Imana reka nkubwire, niba yarakubwiye kimwe nikube 2. muvuge ngo nikube 2, muvuge ngo double. Haleluya. igukubire 2 n'ukuri kw'Imana. ariko hari abantu b'abagome nabonye biguriye imodoka inyuma akantu ngo icyo ntekerejeho icyo nyifurije ngo Imana igikube 2, kandi azi ko mu bantu habamwe igoma. arayiguze sha, iragatoboka, irakorenga umuhanda. abagome ati ariko icyo nyifurije Imana ikigukubire 2. reka mbabwire, ntabwo Imana ari umuntu. Imana ituvuga, itubwira rimwe igakuba 2, itubwira rimwe ndetse 2. Imana itugira neza vamidi ndetse na premidi. ibyo yakoze ni ishimwe, igiye gukora n'ibindi. Haleluya. nyamara Uwiteka yampaye ijwi ry'ihumure. kandi reka mbabwire, Bibiliya ijambo ry'Imana ngo muhumurize ubwoko bwanjye, mubahumurize, ntibakangwe n'iby'iminsi ya none n'ibyatambutse byaradusize, ahubwo iyaturinze kirya gizaturinda n'ibindi. Iyaduhaye ibya mbere izaduha n'ibya kabiri. muvuge ngo amina cyane. mbwira mugeze ngo umugisha ukubitsemo humura, ahubwo ugiye gushyirwa ahagaragara. ugiye gushyirwa ahagaragara bamenye ko itarobanura ku butoni. Imana ishimwe cyane. twasomye rero ingero zigaragara zifatika mu Itangiriro 50:20. hatubwiye umugabo witwa Yosefu, rya jambo ngo ku bwanyu mwebwe abana b'abantu mwari mushatse kungirira nabi, ngo ariko Imana yo yangiriye neza ikamenya itarandema ikashyiraho kuba uwo ngomba kuba we. yashakaga yuko ibyo bibi mu nkorere
ibyo bibi muntekerejeho, ibyo bibi mushohoje, ahubwo ibi izabibyaza umusaruro. Mfite ijwi ry'ubuhanuzi rivuga ngo icyakubayeho kibi ni igishaka kukubyarira ijwi ry'ishimwe mu mahanga. Ntabwo byumvise? Ubugome bw'abantu bakugiriye, amajwi y'abantu wumvise, amazina y'abantu bakwise, haleluya, bitewe n'ibibi byari muri bo, n'ibi bakwifuriza, ibyo Imana yemeye kubibaho, ahubwo ibyo Imana igiye kubikoresha ibikirisha abantu benshi. Igiye kubibyaza ikintu gikomeye gituma uti ni nge wa wundi, kigiye gutuma utunga benshi, yampaye, kigiye gutuma ugira ijambo. Niko twasomye ngo yashakaga ko ibyo bintu mugambiriye kandi mukoze, yashaka kubikirisha, kubizanisha ibyiza Imana yagambiriye. Yesu ku musaraba i Golgota, ku musaraba w'isoni, ku musozi w'ibivume, ku musozi babambagaho amabandi, uwamurebaga hariya, haleluya, ntabwo yari azi ko nyuma y'uwo musaraba harimo itorero rinini kandi rigari cyane. Ku musaraba w'isoni, umusaraba w'isoni niwo utuma tugira icyubahiro. Iyo mpamvu n'iki cyumweru tuzumva ngo ni inkovu z'urukundo, haleluya. Igisuzuguriro kibi cya Kristo nicyo cyubahiro cyacu nk'itorero. Imibabaro myinshi ya Kristo niwo munezero mwinshi w'itorero, kandi abantu nibo babikoze kandi bazi ko barangije umuntu wari ubabangamiye. Naho kumbe muvuge ngo naho umugambi w'Imana w'ibyiza urageze. Nyuma y'iyo mibabaro, nyuma y'ibyo bigeragezo, nyuma y'uko kubabazwa, igihe cy'Imana kugira ngo ikunezeze kirageze, ikwibagiza umubabaro, kandi umunezero iguhaye igiye kuwukirisha benshi. Umugisha iguhaye wowe rata, ugiye kumenya ko abanyamibabaro bahari. Uzavuga utisha inzara iraryana ndayizi, ndakugaburira uryo haje, haleluya, haleluya. Ubwambara busa ndabuzi, ndakugurira imyambaro 3 uzajya unyuranye. Ntabwo muri kubyumva, muzabyumva ejo cyangwa muzabyumva ariko bisohoye. Bwira mugenzi uti nuntanga rata uzanyibuke. Haleluya, haleluya. Tariko se amasezerano y'ibyiza naya twese, nta banyabyaha barimo. Umunyabyaha ukuruta ninde? Yesu umunsi umwe aravuga ngo mwigisha mwiza, avuga ati munyitira iki mwiza? Avuga ati umwiza n'umwe ni data. Bwira mugenzi ngo turiho kubw'urukundo n'ubuntu bw'Imana. Uhere mu gitondo wacumuye, kuri telefone wacumuye, no mu ntekerezo zawe wacumuye, ariko wageze mu nzu y'Imana y'imbabazi. Iyo mpamvu ikwiye ngo humura, ntusitazwe n'ibyo ubona by'umunsi wa none, ejo hawe hazaza ni heza, ahubwo nyikomezaho ndi Uwiteka Imana yawe. Yosefu si bene se atararota ngavuga inzozi se? Haleluya. Atararota ngarotora inzozi, yango hari ikibazo yari afite, ariko akimara kuvuga inzozi yarose, yewe uretse na bene se na se na nyina baravuze ati uyu we ni gatiki. Niyo mpamvu ngwira ngo umugambi w'Imana urenze cyane n'ababyeyi bakubyaye, urenze n'abaturanyi, urenze n'abakuzi, urenze n'abo mwiganye, urenze amashuri, urenze amafaranga ufite. Haleluya. Kuko hari abakize bakennye, ariko hari n'abakene bagiye gukira. Ikura umutinde ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Umugabo umwe ngo yashatse ikibanza cyo kubakamo, arakibura, arangira agenda yihagika mu musozi,
ahantu hari amabuye, hari ibitare by'amabuye, arakorogoshora ahashyira inzu. Agura akabanza aho ngaho, avuga ati hani mu mabuye ikibanza cyaha ngaho korogoshora ushaka aho agura n'amafaranga make cyane. Ni hano mu Rwanda agura nk'ahantu hafite nka metero 80 kuri 90. Harangije ashakamo akabanza yubakamo inzu. Harangije ko hari amabuye ahera kuri ayo ngayo, ashaka inyundo arayamena kinubi, nuko kora fondasiyo yubaka inzu, gikora y'ibati, akazu k'amabati ka mugongo wa tembo. Umunsi umwe rero ngo haleluya, igihe cy'Imana kigeze. Muvuga ngo igihe cy'Imana kigeze, ngo haza abantu baza bashakisha ukuntu nyine ushobora kuba hari amabuye y'agaciro, dushobora kuba twicaye hejuru tutabizi. Haleluya. Imashini iraza igera kwa Bishop Rugamba. Muvuga ngo amina. Muvuga ngo ingere iyo mashini ngereho, iyo mashini kurikirana amabuye by'agaciro igera iwanjye sange hari iby'agaciro. Ntungo baraza barapima babona amabuye ateye ubwoba. Baraje batuye umusaza nitumubwira ibintu yicayemo, ayo turi bumuhe ntago ari bubyemere. Twavuze ahantu se ko dushaka kuhatera ibiti by'ibivaburayi, kare ko tubona ubutaka bwe, akwemera tukaguha amafaranga. Atese gumara amangahe ku kibanza nakibonye kingoye n'ubungu. Ako ngo barangije bavuga atari ko kameme uyu muntu ntago twatwara iby'igiciro ngo tumusege gutyo. Aravuga ati ubutaka bwawe turaguha amafaranga runaka. Bamubwiye amafaranga aravuga ati ayo mafaranga se muvuga muri aya mahoko. Ahantu yaguze miliyoni 7. Uri kunyumva neza? Bamuha miliyari irenzeho miliyoni 700. Ayo mafaranga murayumva? Aravuga ati se ayo mafaranga mumbwiye murayampa cyangwa mu murankina? Aravuga ati nta kibazo bitewe n'ubutaka bwawe bwiza. Babikoze kugira ngo ejo atazamenya ko kandi igihugu cy'u Rwanda kagituka nini. Barayamuha itajya kugura amakamyo. Bwira mugenzi ngo itegure ngiye kugura ikamyo. Kura amakamyo bati n'ubundi nahoze n'umushoferi w'amakamyo ndagura yanjye ngure n'uyu mushoferi nza yantegekane caha tugenda se nyine. Haleluya. Umuntu wari utuye kwibuye, Imana imuha ibintu atatekerezaga umunsi umwe. Ayo makuru mbabwira ntago ari ibishitirano, mfite amakuru. Bwira ngo ayo makuru ntago wari uyafite, ariko Bishop yari ayafite. Ubu ni umukire, hagetuye kwibuye, ibuye bararitwaye kandi ibuye ryamubyareye gifatika. Reka nkubwire situation mbi ahantu tuye uzikari mu manegeka, hakubyarira ahantu hafatika nibifatika mu izina rya Yesu. Yarazi ko nyine aho hantu nyine arahabonye akorgoshora akantu aterekaho inzu, ukeye hamubyarira ifatika. Twicaye hejuru y'amasezerano Imana yagennye kera twe tutazi, tugendana ibintu Imana igiye kuzatuma tubibyogere n'ibirangirire. Ayiwe yaba nabwiraga bumva mwagateye haleluya mwakira. Iby'isi yibwira si by'Imana ibibwiraho. Icyo abantu bagutekerezaho si cy'Imana igutekerezaho. Nk'uko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo icyo Imana yabitse muri wowe igihe cyacyo kiragaragaye kandi n'iki giciro. Na Yosefu imibabaro yanyuzemo mu kugambanirwa, kugurishwa no gufungwa byavuyemo kwaba ukiza ubwoko bwe. Genda ukiza ubwoko bwanyu, genda ukiza ubwoko bw'Abanyarwanda, genda kurege isuzugurira umuryango mu izina rya Yesu. Muri wowe harimo ikintu, korera mu kintu cy'amazemo, muri wowe harimo ikintu. Ese kuki Imana haleluya wenda tutagira kuki Imana ihisha, kuki Imana tumenyesha ibyo tuzaba byo? Hari impamvu, mu byo ngo hari impamvu, nta nakabura imvano kandi. Amen. Haleluya. Soma Samweli wa mbere Revera 16:12.
igitabo cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa 12 na 13. nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Aya magambo twese ntituyazi. Haleluya. Vuka Imana yanje harambwira ngo witekereza ku bakubanjirije. Wireba ku bakuru bemerwe. Bakurusha igihagararo, bakurusha amafaranga, bakurusha n'ijambo. Iki Imana igiye gusoza ku buzima bwawe kigiye gutuma bagaruka bakwikubita imbere. Ndahanura nkuko nategetswe. Uyu Dawidi ntabwo yasutsweho amavuta ari wo watekerezwaga. Ntabwo ari w'Imana, haleluya, yabanjije kuyobora Isirayeli. Ahubwo yarizi yuko igihe kizagera igakuraho igisuzuguro kuri Isirayeli ikoresheje Dawidi. Kandi hari abamuvutse imbere, hari abafite ikirere kimuruta. Ariko ngo Dawidi yari muto ngo yari umusore w'inzobe. Haleluya. Muvuge ngo yari inzobe. Wicaranye n'umuntu w'inzobe iruhande rwawe. Haleluya. Nyine nzi ko Dawidi ari umuzungu. Jare kuri kwibara ko Bibiliya ivuga neza we. Nzi ko Dawidi ari umuzungu. Jubundi numvise bavuga ko Mose yari igikara nka Bishop. Yari igikara nkanjye. Muvuge ngo Mose yari igikara. Cyakutubeshya bakabagira abazungu na ba Yesu na Bikira Mariya kandekeraho. Yesu ashimwe cyane. Bwira amageza ngo rero ntumbone nirabura, Imana iranyemera. Ubundi kwisuzugura k'umwirabura ni ibyaremwe, ni ibyashyizweho, byarigishijwe. Ariko ubundi muri twe harimo imbaraga ziteye ubwoba. Muvuge ngo bidukomokaho byose. Ariko mwabivuze, nigeze kubabwira nti jewe mu guhamagara nabonye Yesu umwirabura. Mama Bishop ataceceka. Ya mwirabura muri abo muzungu byihorere. Ntubivuga. Ntinzabivuga. Nongeye ndabivuze. Bicaho byagaciye. Tuzamuka Yerusalemu mu rwa Dawidi. Aho Simoni yakiriye Yesu umusaraba. Ngo baramuhubuje ngo ngwino wakire mwene wanyu umusaraba, mwene wanyu umwirabura. Umuyahudi pure wakorewe genocide. Warwaye intambara kabisa atubwira ngo Yesu yari umwirabura. Ndavuga ni nanjye niko namubonye mu muhamagaro wanjye. Kibyimbye kimeneke kwa General Yesu. Amen. Yesu akwiyereke mu muzungu cyangwa mu mwirabura ko Yesu yarahabaye kandi arakora. Muvuge ngo arakora. Haleluya. Nuko ngo asukwaho amavuta kuva uwo munsi umwuka akajya muzaho cyane, atangira kumukoresha. Muri iri teraniro hari izindi mbaraga zirimanukiye zigiye gutuma ugaragara kuruta uko batari bakuzi. Uvuga ngo amina cyane. Zigiye kuzana umugisha ukawugira kuruta uwo wari ufite mbere. Kuko igihe cyo guhishura ibyari bikurimo kigeze. Hari ikigiye kuva ku Mana kije ku buzima bwawe. Abatari bakwemera, abatari bakuzi bagiye kukumenya, bagiye kukwemera. Ongera umvugira ngo amina cyane. Nubyanga ndabitwara. Mbwira amageza ngo akira umugisha w'Imana. Haleluya. Hari impamvu ituma rero byarahishwe ibikurimo Imana yarabihishe. Ikabigiye kubihishura mu gihe cyayo. Uzi impamvu? No kugira ngo Imana izabanze bitegure neza. Bitegurwe neza byuzure. Haleluya, haleluya. Bisohora igihe cyabyo kigeze.
Bwana Yesu asifiwe sana. Narwaniye kuvuga mu rurimi rushya, mvuga za doni yo bakubita mu mutwe, ariko igihe kigeze namaze iminsi 3 mvuga mu rurimi rushya, metse Kalashnikov, turwaye intambara y'abacengezi mu masasu menshi, mara 3 jours ntavuga ikinyarwanda. Ubwo sibyo babivuga ngo ndi ku rugamba mu bikoro basaburinda kinyanzovu rya Bizige, ntago muhazi. Sasu rivuga ubuhuha, Mwuka Imana ramanuka pafu njya mu mayereko, niho naboneye Betesida, ndangurura mu mujyi mugari, none nkuhagazemo. Murashaka kuvuga iki? Hari ibyahishwe bigiye guhishurwa, hari ibyo Imana yakubwiye bigiye gusohora, hari ibitaboneka bigiye kuboneka. Ongera uvugire ngo amina nibibeho. Bazi ko ari Apostle Apollinaire, bazi ko nyine ari aho ngaho ari Burundi buhere. Ushobora kuba international kuko uri intumwa y'Imana. Igicingura imiryango cyaboneka kandi none aha muri literaniro. Icyatumwe mu mucuruzi international kiri muri aya materaniro, ambara izo mbaraga, akirizwa ry'ubuhanuzi. Tera haleluya! Cyatuma ukurwaho igisuzuguro cy'iminsi myinshi kibonetse muri literaniro. Impamvu rero byahishwe ko kugira ngo Imana ibanze ibyegeranye neza, izabisohoza iki gihe. Nawe Imana iguha imodoka ya full electric igenda itavuga, utajya kuri station aho gucomeka mu rugo, ukanywera mu rugo, ugasohoka mu rugo ufite ikigendesho kikagenda kitavuga, abadayimoni batacyumva. Ushaka kuvuga iki? Ni ibisohoza iki gihe, nico gihe rata. Essence wari kuzayikora, akuzajya ugura mu gutira mvana umuriro naguze none nashyizemo ndabyekiribura. Ariko Mana muvuga ngo igihe cyageze. Narimvuza ko ariko hari nibindi. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Kwara kugira ngo Imana ibyuzuze neza bigere ku kigero gikwiriye. Impamvu yabihishe kandi yabihishe kabihisha n'ababyeyi, kwara kugira ngo batazamena ibanga ry'Imana. Uyu mwana ajya kuvuka, twararose inzozi zawe yarazihishe kugira ngo ababyeyi batazamena ibanga, abarozi bakabona uko bagushoka. Biramenya ngo nibanga iryo banga Imana yarihishe n'abarozi. Hega hari umuntu ushobora guteza abadayimoni atabizi. Akaguti umuntu yigitangaza, mbese akukura presentation d'attaque, ya kuvuga abadayimoni bakagushoka, bagome bagahaguruka, bagome bagahaguruka. Bakataye kugusengera nabi kuko bafite umutima w'ubugome. Ariko Imana yabihishe, ibisha abagome kugira ngo izasohoze umugambi wayo. Satani azatungurwe. Muvuge ngo Satani aratunguwe nawe. Haleluya. Ega hari igihe cyategetswe ariko umubwiriza yavuzwe, kandi igihe cyose kigiye igihe cyacyo, ikintu cyose kigiye igihe cyacyo. Hari ibintu bidahita bigaragara rero. Haleluya. Kubera impamvu z'Imana. Erega haleluya haleluya, iyi bivuga mbere, iyi bigaragaza, bari kuvuga atega twari dusanzwe tubizi, mbese Imana igasa nkaho nta kikoze, twari dusanzwe tubizi. Ariko igiye kubikora batabizi, igutungure nabibatungure kugira ngo bigire imbaraga mu bantu. Niki twakora kugira ngo noneho tutaba impamvu yo gukuba inkomyi y'iki tuvuganye n'Imana yacu, tutaba inkomyi yo kudasohora kw'ibyahishwe muri twe bigomba kugaragara. Ni gute twigenze, gute twitware, gute dufate ihe position? Amen. Bwira mwiza ngo niki twakora. Icyambere no gusenga. Bwira mwiza ngo senga, isengera Imana yawe. Vuga ngo amina cyane. Niba ufite n'isezerano, senga, usenga Imana uyingi uyizere, kuko iyavuganye nawe niyo kwizerwa. Njya mbabwira ngo njye ntabwo nzanya nitiza n'ibintu byakuri.
mugani nubwo tuvuga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariko twavuga ngo ni Imana yacu, Imana yacu twabonye. Natwe Imana itugura urusengero rufite hasi no hejuru, tukiri hariya ku Muhima kwa Mpagaze, muri kiriya kizu kimeze ukuntu benshi ntimwakibonye. Cyari ikintu cyari uruganda rukora za benyuari n'amaravabo, hari iby'ibishemine bimanutse biva hejuru, twarabidekoye n'ibitambaro. Abantu bakavuga ngo hariya muri rusengero ngo basenga ikiyoka, ngo niba bagiye gusenga ngo barahumiriza ngo ikiyoka kikamanuka muri biriya bigunguru bikurikiranye ngo kikaza kikarigata ku bantu. Kandi ibyo byavugwaga n'iki n'abarokore. Bwira ngo ntukabe umurokore nk'abo ngabo. Ku kiyoka kikamanuka, ibaziwe umuntu usenga Imana gusa ngo nuko atari umubetesida ari uw'irindi dini ntashaka kuvuga. Twari duturanye hafi aho ngo dusenga ikiyoka, ngo kiramanuka kikarigata ku bantu. Tugeze aha ngo urusengero ngo nubwo bakire nta mukene ujyamo, ngo urusengero nubwo abantikristo ngo abimirati, kandi bivugwa n'abanyedini. Reka nkubwire, nshima Imana yavuze ngo urubanza ruzahera mu nzu y'Imana. Reka babwire abo hanze bubihorere, Imana iradiringa nabo, ariko mwebwe mufitanye urubanza n'Imana. Waretse gato ko mama inshuti yanjye ndimo ndabwira umuntu ngo hari Imana yakubitsemo, ariko umwana wo kurimbuka ntazabura, kandi azaba mu idini, kandi urubanza ruzaza. Hari abazatsinda n'abazatsindwa. Nabi Imana imivugana nabo, nabumvise Imana ivuga, nabahawe isezerano, nabemera ko Imana yakora kandi bakoresheje. Bwira mugenzi ngo ntuyininire, ntuyitambamire, ntushyireho bariyeri yatuma ubuhanuzi cyangwa ijwi ry'Uwiteka ridasohora. Senga Imana. Cya kabiri, wizere. Cya gatatu, wihangane. Iyo wasenze ukizera ukihangana, isezerano rirasohora. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza byose, kuko namara kwemerwa. Imana ko yemera umuntu ra yaranyemeye, wamfobye ute? Yarampaye icyubahiro, wakintwara ntibyemera. Yarampaye impano, wayisubiza se niwe wayimpaye? Icyo Imana yaguhaye ntawe uzakikwaka. Icyo Imana yakuvuzeho izajya usohoza. Niyo muvuge ngo niyo sibo niyo. Wacu hari umukobwa witwaga Sibo niyo, najyaga Sibo niyo nkumva aho mari gukura mpita menya ko Sibo niyo ntago ari bo, ahubwo niyo zabisohoza. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ihanganire kunyura muri ibi byondo, ejo hazaza kaburimbo. Nanjye ejo narahanyuze ngeze nasanga igikamyo cyapfiriye mu muhanda, nkastanga hanyura mu byondo, abona Imana nibi nabyo bireba. Amakaritsiye y'abambuzi harimo kaburimbo, ku nzu yawe harimo ibyondo. Mana iki nacyo muvuge ngo kiriya nacyo. Ihangane, imodoka zanyu zanyuze mu byondo, ariko muhumure, Imana nayo ibateye umugisha, ibahaye umugisha, kandi igiye gusohoza ibyiza ku buzima bwanyu. Icyo usabwa ni ugusenga no kwizera, ndetse no kwihanganira imibabaro. Isi turimo ni isi y'intambara, ni isi y'ibigeragezo, ni isi yo guhindukwa n'abantu. Aba wagiriye neza bakakugirira nabi, aba watekerejeho neza bakakugambanira. Byihanganire, ariko igihe kirageze kugira ngo karuta kandi kakamire. Imana yashyize muri wowe kiganze kineshe. Vuga ngo amina cyane. Haleluya, haleluya. Misi wamaze winjira mu ihema ryawe, misi wamaze wumva ijwi ry'Imana, igihe cy'Imana kirageze kugira ngo isohoze icyo yavuze ku buzima bwawe. Na Yosefu igihe cyarageze, mu nzira z'ibizigo, mu nzira z'umubabaro, mu nzira z'akagana amakuba, Imana imugira ukomeye, kandi aba umugisha w'ubwoko bwe. Uhere kuri bakuru be bamugurishije bakanamugambanira, akagera iyo agashyirwa mu nzu y'imbohe, ariko avayo ahawe undi mwambaro, ahawe ubundi bwiza. Imana igupangira umwambaro wo mu gihe ugiye kwinjiramo. Tugiye gusoza.
mbabwira ngo cyahishwe muri wowe kigiye guhishurwa. Hindukira umbwire mugenzi wawe, mubwire ngo icyahishwe muri wowe kigiye guhishurwa. Mubwire ngo ushaka kuba utakizi neza ariko kirahari, abantu ntibakizi ariko bagiye kukibona, kandi kigiye kuba igitangaza. Amashyi menshi ku Mana yacu. Yavuze ngo umucyo ibana nawo, nta yindi igiye kumurika aho hantu h'umwijima uri, aho hantu hatabona, abantu batabona ndetse n'abadayimoni n'abantu, niyo igiye kumurikayo, ikiriyo kikaboneka. Yabwiye Kuro ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu hiherereye, ahantu hari umwijima. Ngiye kugukorera inkuzanire ahantu hari umwijima. Imana igiye kuguha ibintu byari ahantu batigeze babona. Njyambwira abantu n'abashumba barabizi, Imana itubwira urusengero twaravuze ngo bishoboka bite, kandi wenda bona bibabwiye bitewe n'ikimana yaravuganye nanjye. Iravuga ngo izaba kanisa ya ulimwengu mu nyuguti nini cyane. Haleluya. Mu nyuguti nini cyane. Hari abantu bajya bavuga hazarusenya mu gishangari, ariko ubundi Imana ivuga bari ko bavuze none ha yaravuze kera. Bwira abantu ngo abantu bavuga Imana yaravuze kera. Ariko sharati Imana niyo mpamvu nkunda Imana yo kabyara. Imana ni umuremyi, ibindi byose ni ibiremwa. Ntago ikibumbano cyabaza umubumbyi ngo kuki mbumbye iki gihe, kuki ungize vaze yo hanze nagomba kuyo mu nzu muri sala. Mwami nyiri ibihe ni uvuganye namwe aya magambo, ibyarangiye niyo, ibiriho niyo, ibizaza niyo. Yemwe abari kure namwe abari hafi nimuririmbe. Haleluya. Waruzi ko nta kintu kiriho kitabayeho? Turi kumwe? Nta kintu kiriho kitabayeho. Kangura urugero rufatika. Umubabaro ufite hari abawugeze bakurushije. Iyabatabaye nije kugutabara mu gihe cyayo. Nigeze gusonza mfite mu nda 26 niko nabaraga ipantaro. Imana irambwira ngo uzarya uhage kandi icyo gihe Imana ibivuga na situation nari ndimo. Sakwe nzapfa nzakira simbizi. Imana ivuga icyo gihe ivuga ngo nzazana n'intuza mu byenga intuza. Hari igihe tujya turwanya rero n'amasezerano nyine kubera impamvu z'ibihe. Unyanyi runda birwanya nuko natangiye no gufunga ikoti. Urajya hehe nuko ngiye kuba umujene. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana yavuze icyo gihe ivuga ko ibintu bizagera inshonje. Mari minsi 3 nsenga ndangije mbura n'icyayi cyo kunywa. Ubwo rero wowe uri kuvuga ngo sindya, nanjye naraburaye. Nabuze icyo ndangiriza amasengesho. Ushaka kuvuga iki? Imana ikavuga ibintu bikomeye. Havuga ko ibi bintu ku Mana uvuga ubona bishoboka. Abiye ku munsi umwe nagiye kuvuga ubutumwa. Ndavuga imbaraga z'Imana ziramanuka, bwiza bw'Imana burururuka. Ari mfite akantu nambaye imbere kandi kitwa VIP. Murakaza? Ko nakagize nyangarutse kaba karaturitse gahinduka kajipo.
hasigara akantu gato kakadodo. Ndavuga nti Imana mfashe mva aha hantu, ariko imbaraga z'Imana zakoze ibintu mu teraniro ngo ico naco nakibonye nzagikemura. We abantu baga kuvuga ubuhamya bw'Imana yakoze, muzapfana nabyo kandi muzapfana urubanza. Musigaye ndiye umutuku n'ubururu n'icyatsi kibisindera papa. Mana warakoze, Mana warakoze, Mana uzakora, ugiye gukora. Ntacyo wambaye, ntacyo uri kurya, wishwe n'inzara, urageragejwe, Imana yawe iravuze ngo hari ikintu igiye gukora, hari icyo yaguhishemo, hari igihe kigiye kuboneka, abantu bamenye ko Imana yagutoranije. Haguruka utere haleluya. Wagutuma vipi ubu ngubu ntago wayibona. Reka nkubwire, igihe cy'ibibazo kizarangira kibagirane, hazi igihe cy'ibyishimo n'umunezero kandi ubihagazemo neza. Mvugira ngo amena cyane. Humura, komera, senga, wizere, wihangane. Iyadutabaye nawe izagutabara, iyadusezeranije bikabisohoza nawe bya bindi yakubwiza bisohoza. Ariko ikirutaho, hari ibyo utazi, hari ibyo watamenye, hari n'ibyo watahanuye Imana igiye gukora nanone. Komera Imana amashyi. Imana yacu ni umubyeyi n'umunyemwe n'umunyembabazi. Uvuge ngo amina cyane. Haleluya, haleluya. Uyu niwe twiringiye kandi niwe twizeye, niwe wahinduye amateka. Bindi barababeshya, amafaranga arashira, ubwenge bupfana ubusa n'abanyirabwo. Abarozi bafata ubusa ikabahindura wasazi, bakaroga isezerano bakakurwanya ariko ntibagushobore. Niyo mpamvu ukiriho, yarakwimanye. Kwari kugira ngo uyu munsi wumvire ijwi, wumve icyo Imana igiye gukora. Urusha kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana, niho kwiringiwe no kwizerwa. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ubu nkubaje ngo kuki ukiriho, wambwira ngo uriho kubera iki, wakoze iki? Uriho kubera Imana, wimanywe kubera Imana. Niyo mpamvu utaguye hahandi, niyo mpamvu utishwe na bya bindi, niyo mpamvu abantu bataguhitanye. Haleluya. Niyo mpamvu wavuye kwiseta neza, niyo mpamvu wabyaye ntugendane n'ubyaye, umwana apfane n'umubyeyi. Reka mbabwire, hari ahantu haguye benshi twe twanyuze. Hari abantu benshi baguye twe twatambutse. Ni ukubera Imana, si ukubera ubwenge n'ubuhanga, ahubwo hari icyo Imana yakuzigamiye, ni nakije gusohoza. Yewe nibaceceke Imana ivuge, nibegereye Imana ikore, nibagarutse barebe uburyo Imana ihindura amateka. Bari bazi kuzapfa nabi, bari bazi pumbavu zikaba fake, ariko baze barebe mu kanya gatoya. Kandi Uwiteka uvuganye nawe ibi aje kubisohoresha imbaraga ze. Nimuhaguruke dukomere Imana amashyi tuyishimira. Tera haleluya, wakirira isezerano. Nuko Gideyoni we, fata ibibindi ufate n'imuri n'amakondera, nuko komera, nuko komera, nuko komera. Intambara z'Imana ntabwo irwanwa ikoreshejwe n'intwaro z'abantu, ntabwo zirwanwa n'abantu nk'abantu muri tactique na tekinike z'abantu. Wapi? Ni muri ni ibibindi, mbega ni ubukene n'amaganya, ibintu bisa gutyo, hakavamo ikintu giturika, abantu bose bakegerayo. Muvuge ngo amina cyane. Kandi intsinzi ibendera rikazamurwa. Hari intsinzi ibonetse ku buzima bwacu. Wararize bihagije ugera naho kwiheba, ariko Imana iravuze ngo humurira kwibutse. N'abakwiringira Imana ngo imuhemukire, n'abayikoreye ngo akorwe n'isoni. N'abakwiringiye Imana ngo imuhemukire,
Haleluya. Haleluya. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana nawe, kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Ukimara kumva ya iri jwi ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe, uwuriwe wese ariko ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwawe, ngwino wakira impamba y'amahina, ngwino wakira intwaro ikurwanirira mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, mu gihe uri maso unasinziriye. Shyira ikiganza hejuru niba uhari, mukomeze muhagarare, rwose tugiye gusenga. Urahari ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo uyu munsi risezerano ntiriguce ku ruhande. Haleluya. Umwe yaravuze ngo haleluya, uko yabigambiriye niko bizasohora, uko yabitegetse niko bizaba, kandi icyo Imana yavuze ntago muzabisikana. Mbwira ngo ntago muzabisikana, ahubwo uzabisikana n'ibikurwanya, bizagushaka bikubure, bazaguhiga bakubure, ikwimane iguhishe mu busabuzi guhishe. Ariko icyo Imana yavuze ntago muzabisikana, muzahura, kandi ejo kirabaye muzamenya ko Uwiteka Imana ari we Mana. Amen. Shikiganza hejuru. Barahari bashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza? Mufashe kureba, jye siri kubareba. Batambuke baze hano imbere. Muze bahungu beza, muze bakobwa beza. Imana ivuganye natwe niyo kwizerwa. Imana yakumenye itarakurema, kandi ukibaho ufite umugambi w'Imana ugenda muri wowe. Ngwino ahubwo winjiremo neza, ikuhishurira andi mabanga. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Tambuka shuti. Iyo Mana dusengira komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira komeye, Imana yacu we irakomeye. Haleluya. Imana yumva amasengesho yabera. Iyo Mana dusengira komeye, ayiwe ngiyo Mana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho yabera. Iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana dusengira komeye. Tambuka shuti, wino wakira imbaraga zikuneshereza. Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye. Dufite igaburo ry'aba papa, mureke dusengere bene data. Ushaka kuba usigaye, hitamo neza, hitamo Yesu, naho shetani we n'umubeshi arakubwira ngo ugire isoni, abantu benshi barimo kukureba. Ibibi bya Satani agushizeho, arashaka kuzabikunukishiriza ku mutwe. Satani ngo bizanuke bikunukeho sha. Hitamo neza, hitamo Yesu, naho shetani we n'umubeshi arakubeshya, ngo barakureba, ngo baraguseka, ngo bamenya ko uri umunyabyaha. Mfasha iyizire rata. Aha niho birangirira, naha bitunganyirizwa. Aha ni mu ruganda rucura intwaro za kirimbuzi zirimbura abazimu n'abadayimoni. Ugiye guhabwa imbaraga, muri mwe harimo imbaraga zigiye gukoreramo, mutsindi by'abatsindaga, murwanye ibibarwanya, kandi muri mwebwe Imana igiye kubahindura umucyo uvira amahanga, kandi muzaba umugisha uhereye mu muryango wanyu. Murambura ibiganza. Revera, tambukana mikrofone uza hano nkwereke icyo dukorera umwami wacu waduhamagaye. Yesu nashimwe cyane. Reka dukomere Imana amashi kubw'aba bene data. Ariko ushobora kuba wari usigaye, urahari, tambuka nawe. Igihe ni iki? Igihe cyawe ni iki? Icyo Imana igiye guhishura ku buzima bwawe n'uyu munsi irabigutangarije, noneho irabivuze ku mugaragaro, igiye kubikora. Niba uwo mwami ubisohoza, mwanyuranaga,
tambuka uze noneho wowe basangira ngendo. Imana ibaho umugisha cyane. Reka dukomere amashyi kubw'aba ngaba. Reka revera batuze maze tubasengera Imana. muzamura ikiganza cy'iburyo. Haleluya. Mugiye gusubira muri aya magambo kandi mudafite isoni, mudafite ipfunwe, kuko muhagurutse kubw'umwami Yesu. Muvuge ngo mwami Imana, mubivuge cyane muti mwami Imana, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza mu mitima yacu, tuje kwakira Yesu batubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ibyaha twakoze turabyihannye, turatuye, tubaye abana b'Imana. Amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Ngiye kubasengera nindangiza muranyura hariya babaganize babafashe kugira ngo mutere n'indi ntambwe mukomeze. Mana ishobora byose, Haleluya. turagushimira muri uyu mwanya mwiza. Turagushima kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe rifite ubutware, ijambo ryawe rirabohora. Turagushima ko rimanukiye muri iteraniro, ricagaguye imigozi n'iminyururu yariboshye bene data n'abashiki bacu. Turagushimira ko bateye intambwe, turagushimira ko banesheje, bakaba bemeye kukwakira, bamaze kwatuza akanwa kabo, ubabare ibyaha bakoze, kandi amazina yabo yandikiye mu gitabo cy'ubugingo. Ihereye none ducagaguye ingoyi mu izina rya Yesu. Cyari kibafashe cyose, cyari kibaboshye cyose, turagitwitse mu izina rya Yesu. Ubabohore maze baba abana bawe. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Mugende hariya bene data baganiza gatoya marita mwigarukira. Dukomera Imana amashyi twishimira. Tugihagoze tugiye gusenga Imana. Haleluya. Haleluya. Ngira mugenzi umugambi w'Imana urasohoye. Icyahishwe muri wowe kirahishuwe, kandi amahanga agiye gutangara. Senga, wizere, wihangane. Ivuze ibi ije kubisohoza. Amashyi menshi ku Mana. Rambura amaboko yawe, vuga ngo Mana yanjye ndi imbere yawe, ngenda umwana w'umuntu, ariko uri umwami nyiribihe, kandi wewe muremyi. Igihe cyanjye ni iki nk'uko bivuze, kandi ubonye yuko ari cyo gihe nyine. Soza umugambi wawe. Ndi hano umugaragu wawe ndetse n'umuja wawe, kugira ngo soza umugambi wawe. Tsinda ikibi, tsinda intekerezo mbi, tsinda ibyo nakumva byatuma binyibageza icyo uvuganye nanjye nonaha. Amahanga yose nazarebe imirimo y'amaboko yawe. Hari icyo wahishe ugiye guhishura, hari icyo utambwiye ugiye kunkorera, kuko uri umwami nyiribihe. Ibyo wibwira si byo abantu bibwira, ariko ibyo wibwira ni ibyo bizima, ni byiza kuri twe, biguhesha icyubahiro, bikaduha umugisha. Urakoze ku uyu mwanya rero, kubw'ijambo ryawe ugiye kurisohoza. Natwe turabyakiriye kandi tubihagazemo neza, kandi udushoboze kugira ngo tudaca iburyo cyangwa ibumoso bw'iri sezerano, kuko icyo wavuze, icyo wagambiriye ntabwo tuzanyuranya nacyo, ahubwo tuzahura. Kandi igihe cyo guhura ni iki nk'uko ubivuze. Urakarama, turagushimiye, tugukomera amashyi, tugukurira ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo. Rambura amaboko tugushima Imana. Mana data turagushimiye, turakunezerewe cyane ko ijambo ryawe ari kuri. Ijambo ryawe ni isoko y'ubugingo, ijambo ryawe ni ubuhanuzi buzima, ijambo ryawe urariherekeza ukaririnda, kandi igihe cyaryo gikora ibyaryo. Nyemerera mwungeri mwiza, ibyo uvuze ibi ubisoresha imbaraga zawe, kandi kuko tuzi neza yuko nta jambo ryawe rizagenda ubusa. Ugiye gutangira gukora nonaho ubwoko bwawe bagisohoka aha, barabona ibyo uvuze, barumva ibyo uvuze, barabona ikirere gihindutse, barabona umwuka ubajeho, barabona amavuta adasanzwe, barumva intekerezo nziza, barabona utangiye gukora imirimo myiza ku buzima bwabo, kuko ari wowe ubivuze, kuko ari wowe wabigambiriye, ukaba ugiye kubikora.
tsinde ababisha, tsinde abazimu, tsinde abadayimoni, abazima babi bagendere kure yabo, ahubwo umugambi wawe aba ari usohora. Urakarama kubw'ijwi ryawe, n'ijwi ryawe ry'ubuhanuzi, kandi n'ijwi ry'amahoro n'umutekano n'ibyishimo ndetse n'umunezero. Urakoze kugirira neza imitima yose iri aha hantu, Mwami uyihire uyuhe umugisha kugira ngo yakire kandi ibashe kwizera. Utsinde indwara muri iyi mibiri, amagufi, inyama n'imisokoro, ni umwuka muzima mu mubiri muzima. Ndakubita hasi indwara yose, uburibwe bwose, imisonga yose, myuka ya kumanywa na nijoro mibi, ndayitsindisha imbaraga z'umusaraba. Ndakubita hasi ubutware bwose bw'indwara, nibabe bazima, nibabe bazima, ndategeka babe bazima mu izina rya Yesu. Kandi kuva uyu munsi bimenyekane kuri Imana itanga ubuzima, itanga amagara mazima ndetse n'ubugingo bushya. Urakarama tuyigushimiye, urabikoze kandi turanezerewe kubw'ibyo. Tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi, kuko uri Imana ikoze ibirenze ibyo, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Nimuvuge ngo amen. Tera haleluya, amen. Imana ibaho umugisha. Hindukira ubwire mugenzi wawe ngo tinyitegereza, ejo nzagaruka nsukundi kubw'ijwi ry'ubuhanuzi. Haleluya. Tugiye kujya ku meza y'umwami. Ababatijwe mu mazi menshi mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mwicare dusangire ameza y'umwami, dusangire umubiri n'amaraso bya Kristo Yesu. Hanyuma abagiye kugenda, Uwiteka abane namwe kandi abaho n'imigisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.